hari umuntu twari turi kumwe mu mwanya arimo aranyumvisha audio ngo y'umuprofete wamuhamagaye amusaba ngo agende baryamane. Arambwira ati ndashaka kujya kuri kamera nkamuvuga. Ndamaza ntimindi. Aramumbwira ntinyereka. Aranyereka. Akina audio numva niwe n'umuntu yakoresheje imvugo iteye isoni. Kandi n'umuprofete uzwi nka profete wa wundi abantu bose bavuga bati mukozi w'Imana. Nico gewe rero hano nshaka kukubaza. Birashoboka ko profete cyangwa se umuntu usenga ashobora kuba akora ibyo byaha by'ubusambanyi, ariko we yanabyerewe ntago yigeze amubeshya. Numubwira ati rega ndashaka ko turyamana, ngwino ndashaka ko turyamana. Urumva we bwongeye nkoresheje n'imvugo yo kubyubaha, sinavuga ibyo yavuze rwose. Hanyuma ndashaka kumenya, birashoboka ko umuntu ashobora kuba ibyo byose abikora ariko no gusenga bigashoboka? Ntago bishoboka. Ubwo impamvu mvuze ngo ntago bishoboka, nuko birababaje, biteye n'agahinda. Nge rwose n'umuntu aho tuzahura hose, Imana igeze ikinyereka kuri weho cyangwa se wenda uburyo bwose yankoreshamo, ntazagira umuntu nyita profete, kuko profete ni ikintu kibabaje. Ubu nta nubwo iryo zina nakwifuza kuryitwa, kuko iyo uvuze ngo ndi profete runaka, buri muntu wese atakubona muri ya shusho ya wa mu profete wari muratubwira. Ubupagani bungana gutyo uvuge ngo aracyasenga, uko byagenda kose ubaye nabikora. Ako ndanabihamya ko umuntu adashobora kuba yakwiriza ubusa ngo asenge narangiza agire, kuko icyambere umuntu wegera Imana agasenga by'ukuri agira imbuto z'umwuka, kandi imbuto z'umwuka ntabwo ari ziriya wamaze kutubwira nyine z'uwo muntu zigaragaraho. Oya, ahubwo imbuto yeze ni intobo. Nuko ihanga iyumanganye Yesu, menya yuko isi yose ibabaye. Wirira cyane, wiganya cyane Yesu, ukomeze kose. Dushima Imana kuko harabakwifuza bati icyamana ngamera nk'uriya, gira kwihangana. Yes, turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza kuri mwebwe mudukurikirana muri mu Rwanda ndetse namwe mudukurikirana muri hanze y'u Rwanda. Mwese tubifurije kugira amahoro ava ku Mana Data. Ye ndi Dani, iyi ni Imbasi TV, kandi ntabwo ndi genyine, twakoze ihuriro reka bariko ndyita. Turi kumwe na Iryo Kuri TV, aho tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane tugiye kugaruka ku kintu kitwa ubuhanuzi muri iyi minsi ya nyuma. Mbere yuko tuza kujya mu bindi byose, uraho neza? Ndaho meze neza, ndashima Imana. Ndabona Imana ikiturinze kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Twishimiye kuba turi kumwe nawe. Twicaye ahantu heza cyane hitwa Serenity, n'ahantu tugiye kuganirira tukamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu cyangwa se ku buzima bw'abayemera bw'abasenga. Mbere yuko rero dutangira ikiganiro, ndagusaba ko dutangiza isengesho kugira ngo umwuka w'Imana arusheho kutuyobora. Reka dusenge. Turagushimiye cyane Mwami Imana isumba byose, utwitaho, uraturengera, uraturwanirira. Mwami nuhimbazwe, nushyirwe hejuru kubw'uburinzi bwe bukomeye butubaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ndetse tukagana no kubahanuza imvugo yawe. Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana, nunyemerere wurukire kubana natwe, umwuka wera wawe arushaho kutuyobora, utubere umuyobozi mu byo turi buvuge byose ahantu Mana, bibe ibiza guhimbaza izina ryawe Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana. Kandi n'abakurikiye iki kiganiro nunyemerere umwuka wera ababonekeho kugira ngo tubashe kuganira Mwami twumvikana neza. Ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga byose, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Urakoze kudushyira imbere y'Imana. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego.
ubuhanuzi muri kino gihe iyo ubundi bavuze ubuhanuzi bwumva gute busobanura nk'iki mukozi w'Imana? Ubuhanuzi iyo umuntu avuze ubuhanuzi hari ikintu numva ko ari uburyo Imana ivugana n'abantu bayo inyuze mu bandi bantu nanone yahamagaye. Icyo ni icyambere. Uravuze ngo muri iyi minsi ubuhanuzi bwumva uti? Ariko rero ushobora kuba twibeshye abantu basanzwe badukurikirana kuri Embassy TV basanzwe bakuzi bamwe bakubona nabo kuri iryo kuri TV basanzwe bakubona ariko hari nabwo umuntu yabona ikiganiro kimuguyeho bwa mbere atarasanzwe kubona ubanza umwibwire ubundi ubone ukomeze n'ikibazo nari kubajije. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Simon Nifasha, ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri. Ndumva ibyo ngibyo bihagije. Yego, nari maze kuvuga ngo ubuhanuzi, niyo umuntu avuze ubuhanuzi ngewe numva yuko ari imivugire y'Imana hagati y'abantu bayo ndetse n'abo yatumye. Hanyuma uyu munsi reka no guhera uyu munsi ahubwo reka mpere wenda mu bihe byashize uko ubuhanuzi bwari bumeze. Ku bantu bose begeze baterana ahantu Imana ivugira, abahanuzi bahanura bigasohora, wenda guhera nko mu bihumbi wenda mu bihumbi 2005 kuzamura kugeza wenda nko muri 2016 na 7 aho hantu. Abakozi b'Imana b'abahanuzi hari navuga ngo uburyo bahanuraga bitandukanye no muri 2020 kuzamura nanone. Kandi iki kintu uracyumva ndimo ndavuga ise no kuvuga ngo uko abahanuzi bo hejuru ya 2 bakoraga mu myaka yo muri 80 90 kugeza nko muri 2017. Yego, batandukanye nabo uyu munsi. Bahatandukanye nabo n'abahanuzi bo mu guhera mu bihumbi 2000 kuzamura 2020 kuzamura kugeza uyu munsi. Ariko uribuka ko hari ikintu tumaze igihe kinini cyane tuvuga ngo kitwa vision 20 n'abahanuzi ntibaba barayigezemo. Vision 20 nta hantu itigeze igera hose kabisa, yaba mu rwego rwa ekonomi, yaba muri politike, ndetse yaba no muri religion. Iyi vision 20 yazanye impinduka zikomeye kandi zigaragarira buri muntu wese. Nari maze kuvuga ngo abahanuzi bo guhera mu bihumbi 2000 cyangwa se muri 40 mbere ya bihumbi, wenda mbere yo muri 1995 kugeza mu bihumbi 2020 wenda na 2017 gutyo, hari itandukaniro bari bafite. Abo bahanuzi iyo yakubwiraga ngo Imana ivuganye nanjye ibintu, koko yari Imana ivugana n'abantu ikerekana ibimenyetso byifatika byanyabyo, kandi igihe yavugire koko ibintu bigasohora. Uko niko bari bameze muri icyo gihe. Abanyuma ya 20 abanyuma ya 20 noneho sasa 2020 bo bacanza abantu muri iyi minsi. No bisigaye ari igitutsi kuba wenda wabwira umuntu ngo Imana iranyeretse. Bite niye mpamvu iyi minsi, ubwo nanjye ndimo nyine no muri iyi minsi nanjye ndi uyu munsi urumva. Ariko byibuza ntago nshatse kuvuga ko iyi minsi uyu munsi bose bameze nabi, mbese bavuga iby'Imana itavuzeho. Abantu ntibanyumve nabi. Nubwo bwose bimeze gutya, hariho abantu bagikorera Imana by'ukuri. Urakoze. Insa n'uguciyemo gatoya, hari umuntu twari turi kumwe mu mwanya arimo aranyumvisha audio ngo y'umuprofete wamuhamagaye amusaba ngo agende baryamane. Arambwira ati ndashaka kujya kuri kamera nkamuvuga. Ndamaze nti nindi. Aramumbwira ntinyereka, aranyereka.
akina audio numva niwe ni umuntu yakoresheje imvugo iteye isoni kandi ni umuprofete uzwi nka profete wa wundi abantu bose bavuga bati mukozi w'Imana nico gewe rero hano nshaka kukubaza birashoboka ko profete cyangwa se umuntu usenga ashobora kuba akora ibyo byaha by'ubusambanyi ariko we yanabyerewe ntago yigeze amubeshya n'ubwo ati rega ndashaka ko turyamana ngwino ndashaka ko turyamana urumva we bwongeye nkoresheje n'imvugo yo kubyubaha sinavuga ibyo yavuze rwose hanyuma ndashaka kumenya birashoboka ko umuntu ashobora kuba ibyo byose abikora ariko no gusenga bigashoboka ntago bishoboka ubwo uzi impamvu mvuze ngo ntago bishoboka nuko nzi neza yuko umuntu ufata ibihe byo gusenga nituvuga gusenga abantu ntibakumve guterana ku cyumweru cyangwa se ntibakumve kwa kundi wenda twagiye ahantu mu cyumba umunsi umwe tukajya guterana n'abandi benshi cyane icyo ntago ari cyo nshatse kuvuga ahubwo icyo nshatse kuvuga gusenga ni ryari ni wa muntu wegereye Imana akabanza akatura akihana ibyaha byose akininira nk'uko Bibiliya ivuga yarangiza agafata ibihe byiza byo gusenga swat yiriza ubusa anasenga rero impamvu uvuze ngo ntago bishoboka ko umuntu umeze gutyo nk'uwo ngo wari umaze kutubwira yasenga kandi akanahanura nuko umwuka wera w'Imana utakwemerera urumva Dani ntago umwuka wera w'Imana wakwemerera kuza kujya mu masengesho kandi n'inzarira ryana ibintu abantu babyumve nta muntu wajya mu masengesho koko adafite ikintu runaka ashaka kugeraho kandi amasengesho mbese niyo navuga ngo ni nk'ikiraro kiduhuza n'Imana kandi iyi Mana tuvuga n'Uwiteka sibyo kuko hari n'ibindi biraro bihuza abantu n'izindi mana siko bimeze rero icyo mvuga iyo ushaka kugira ngo wegere Imana urabanza ukiyambura ya myanda yose yatuma Imana itakumva kuko Imana ubwayo yaravuze ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka siko bimeze ngaho mbwira uburyo rero umuntu ashobora kumara umunsi umwe uwa kabiri atarya atanywa yicisha inzara azi neza yuko nyuma yaho ari bujye gusambana ntabwo yabishobora ntabwo yabikora kuko yaba arimo arata umwanya yaba arimo araribwa n'inzara niyo mpamvu navuze ngo inzara iraribwa nta muntu uzi ko yaba afite izo gahunda zimeze gutyo ngo narangiza ajye kujya gute ajye no kwiriza ubusa aho mwene abo ngabo bagushishikariza gusenga ariko batabikora icyo nicyo niyo mpamvu uvuze ngo ntago bishoboka ko arakubwira ati senga ariko we ntiyasenga ntago yasenga nukuvuga ngo abo ngabo bameze nka zandyarya Yesu yavuze z'abafarisayo zivuga ngo bikoreza imitwaro abantu iremereye ariko batabasha kuba bayikozaho n'urutoki urumva icyo kibazo ahantu kiri rero nukuvuga ngo niba kuko uwo muntu afite iyo naca yo kuvuga ngo ngewe agahamagara umuntu ati ndashaka kugira ngo turyamana ari profete noneho n'ubwa mbere uwo muntu ngo bari bahuye inshuro ebyiri gusa imagine uwo muntu umva urwego agezemo bw'ubusambanyi umva ukuntu byagenze rero nse nk'ukunyuramo inkuru gatoya yego nukuvuga ngo yaramuhamagaye ati mukozi w'Imana nakubonye kuri mikoro urimo urabwiriza ati ndifuza ko duhura ukansengera hari ahantu rero narinje hano ahangaha twicaye turi kuganirira mpageze uwo muntu ndahamusanga hanyuma mpamusanze arambwira ati Daniel ati reka nkuregere umuntu ati umukozi w'Imana ese mukozi w'Imana ugiye kundegera n'ubuye ati ni runaka ntabwo muvuze kandi uwo muntu rwose ntabwo ari yo ntego yacu uye ntabwo ari yo ntego kandi uwo muntu arambwira ati gewe naramuhamagaye namubonye kuri kamera ati duhura nsengera ati noneho gewe ati twarahuye mbwiye ahantu duhurira ndabyanga ati gewe mubwira ko duhurira ahantu public ubwo we yashakaga ko musanga mu rugo hanyuma rero abyanze bahurira public ubwo baraganira ariko ngo baganira bonamukoraho buhoro ibintu bisa nk'ibyo ngibyo hanyuma rero nyuma yaho ngo barongera barahura noneho rero ahita amubwira ati noneho ndagushaka aranamwandikira aranamuha audio banasigana ati ndagushaka ngwino turyame ngo ngende kuvuga imvugo
akomane somba byose yego ubwo ngewe nashyizemo discipline nyinshi pe nshingiye ku bintu numvise numvise n'umupagani utari mayibobi iyo mvuga atayikoresha so rero nibyo nase n'ubupagani bungana gutyo uvuge ngo aracyasenga uko byagenda kose ubaye unabikora ako ndanabihamya ko umuntu adashobora kuba yakwiriza ubusa ngo asenge narangiza agire kuko icyambere umuntu wegera Imana agasenga by'ukuri agira imbuto z'umwuka kandi imbuto z'umwuka ntabwo ari ziriya wamaze kutubwira nyine z'uwo muntu zigaragaraho oya ahubwo imbuto yeze ni intobo kandi cyangwa se ni n'indimu sibyo kuko zirazisharira kuko izo mbuto ntabwo ari sawa kandi ubundi Yesu yarabivuze ngo mu minsi izaza hazaza abantu bishushanya gusa ikintu muzabamenyeraho nta kindi n'imbuto bera ubwo rero byese bigaragara yuko imbuto uwo mugabo yeze ariko nyine niko ari sibyo ikindi kandi wenda buriya natangiye mvuga ngo abahanuzi bo guhera muri 19 kugeza mu 2017 barahanuraga ukabona ko ibintu ni Imana yavuganye nawe koko kandi bikanasohora kwera ariko abahanuzi bo mu mwaka wa 2020 kugeza inyuma kugeza n'uyu munsi ndetse kugeza n'ikindi gihe kizaza nabo ngabo wari urimo ratubwira araguhanurira ariko si bose nanone tutabambika isura yego ntago mbashyize mu gatebo kuko ibyo ngibyo ndabizi neza nubwo byagenda gute Imana iba yifitiye babandi basigaye nkuko Eliya yabivuze ngo ninge muhanuzi nge nyine usigaye Imana urabibona neza Imana ikamubwira ngo ceceka hari abahanuzi 7,000 batari bapfukamye mbaya simvuze ko abahanuzi bose muri iyi minsi bapfuye abantu banyumve neza ahubwo abenshi niba hari ikintu Satani yahagurukiye muri iyi minsi ni ikintu bita impano y'ubuhanuzi yaraje arayivangira akubitamo abagenti be benshi cyane abo ngabo niyo mpamvu dusa muri iyi minsi kugira ngo bundi kera nta nubwo wavaga umuntu ntabwo yitwaga profete yabaga ari umukozi w'Imana avuga ati ngiye rwose iyi Imana igize ikinyuzamo ndagitanga mbese nkuru umurimo wayo uko yantegetse siko bimeze no muri iyi minsi mbese wumve gato uyu munsi umuntu aravuka mu gitondo akajya gusenga mbugajya mu gitondo akahita yitwa profete anyway reka twemere ko yagiye no gusenga akabona nizo mpano ariko arashaka ko bamwubaha ararwana no kubahwa arashaka ko izina rye ari ryo rijya hejuru akaba yakora ibishoboka byose rimwe na rimwe akahanura ibinyoma kugira ngo izina rye rijye hejuru icyo kintu habaye iki ese abambere bakoreshaga irihe banga Bibiliya yo ibitubwira ko iki imico nk'iyo ngiyo ibintu nk'ivyo Bibiliya hari iki bivugaho irakivugaho cyinshi nibyo nari ndimo ndavuga ngo ubu ngunge uramutse wenda unyise profete suko Imana itajivugana nanjye Dani ivugana nanjye ariko uramutse unyise profete waba umpemukiye cyane nakumva uri muranantuka kubera iyihe mpamvu ibyo aba profete barimo barakorera abantu hanze biteye ubwoba ndetse n'agahinda mbese ku buryo nawe ubyumvisha utakwifuza kwitwa profete utari profete ngo ni prophetess kakano nakazi abahanuzi abagwe ntago bakitwa abahanuzi kazi reka ba prophetess prophetess niko mu Gifaransa babita urumva bisigaye birenze rero nicyo navugaga nuko birababaje biteye n'agahinda nge rwose n'umuntu aho tuzahura hose Imana igize ikinyereka kuri weho cyangwa se wenda uburyo bwose yankoreshamo ntazagira umuntu nyita profete kuko profete ni ikintu kibabaje nta nubwo iryo zina nakwifuza kuryitwa kuko iyo uvuze ngo ndi profete runaka buri muntu wese atakubona muri ya shusho yo wa mu profete wari muratubwiye ni ukuvuga ngo izina profete yego ryaragiye rirangirika ntabwo ari uko ari ribi ntabwo ari uko ari ribi ariko ryaragiye muri kino gihugu rirangirika yego rirasuzugurika abenshi baza biyita ayo mazina cyangwa bitwa ayo mazina yewe sinavuga ngo biyita cyangwa bitwa kuko ntabwo aho bayaherewe nari mpari nta nubwo ari nawe uhamagara ngo wenda ngo uramenya niba warabibahaye ni ukuvuga ngo benshi bagiye bagaragaraho imico mibi ingeso mbi bagiye bagaragaraho ko bitwa ba profete ari abasinzi ruharwa
bagiye bagaragaraho ko bitwa ba profete ari imico mibi y'ubusambanyi babamo, bagiye bagaragaraho ko bitwa ba profete basambanya abana batujuje imyaka, basenya ingo z'abandi n'ibindi bintu birenze kuri ibyo ngibyo, bituma iryo zina rigenda rirasuzugurika. Ryarasuzuguritse. Ariko nanone hari ikindi, iyo niko timwe wenda tumaze kuvuga y'impamvu abaprofete muri iyi minsi bandagaye n'iryo zina rikandagara. Hari iyindi mpamvu ifatika, nuko muri iyi minsi ikintu bita gukunda impiya, kunda kashi aho kantu naka kabiri, nuko uvuga ngo na Bibiliya yavuze ngo ubundi impiya ni umuzi w'ikibi cyose. Iyo umuntu yakunze amafaranga ku rwego yumva ko ntacyo atakora kugira ngo yagereho, icyo nicyo gituma umuntu aza mu gitondo akita umuhanuzi, kandi mu by'ukuri azi neza yuko atanahanura wenda ngo binasohore, azi neza yuko niyo Mana avuga ati itigeze inamutuma. Ibyo bintu birasanzwe. Niyo mpamvu ubundi Bibiliya ibuza abakristo, reka iki kintu tukirebeho neza. Wibuke Yesu bamuguze ibiceri 30. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu washyize umutima w'amafaranga imbere, umutima w'amafaranga imbere ntacyo atakora, nta habe na kimwe, ntacyo atakora no kwangiza ubuzima bw'abantu ntabwo yabitinya. Ni ukuvuga ngo amafaranga ni byiza ko mu isi tuyabona, ariko ni byiza ko tuyabona yanyuze mu mucyo mwiza, tuyakorera, tuvuna, kuko Bibiliya iravuga ngo nzahumugisha imirimo y'intoke zanyu. Kuva ku masokse ukazamuka ukagera ku musatsi. Imana yaduhaye umubiri kugira ngo tubyaze umusaruro w'ibidutunga. Noneho rero aba baprofete cyangwa se uko gukunda ubutunzi ubona biterwa niki? Nuko ari umwuka wera ubabwira kubukunda, biturukaho ibyo bintu. Oya, ntabwo ari umwuka wera ubatera ubabwira ngo bakunde amafaranga, kuko uhereye na mbere hose no muri Bibiliya iravuga ngo ntimugakunde. Yohana niwe wabyanditse, ndumva ari igice cyawo, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3, ndumva ari umurongo wa 16. Yaravuze ngo ntimugakunde ibiri mu isi cyangwa ikiri mu isi cyose. Urumva? Kuko ikiri mu isi cyose ngo ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Urumva icyo kintu ukuntu kivuga? Kwibona ku by'ubu bugingo, ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Mu bigaragara nuko Bibiliya igaragaza neza yuko umuntu wakunze amafaranga ndetse n'ibiri mu isi cyane, tayari aba yatangiye gutandukana n'Uwiteka. Kuko kandi na Yesu yarabivuze ubwo, yaravuze ngo nta muntu wakeza abami babiri, nta wakorera isi ngo anakorere iki n'Imana ngo bikunde, nta wakunda amafaranga ngo akorere n'Imana ngo bijye mu nzira imwe. Sibyo? Icyo mvuga ni iki ngiki, nuko abantu umuntu warangize kujya mu ntuza muri gahunda yo gukunda amafaranga mu rwego, amafaranga turayakunda, nta muntu utayakunda, ariko umuntu ushobora gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo ayabone, uwo muntu aba yageze mu rundi rwego, abageze mu rundi rwego, ko amafaranga ni yadutunze mu buzima busanzwe, ariko yabone mu buryo bwiza. Sibyo? Uyashake, kuko Imana yaguhaye amaboko ndetse n'imbaraga zo kugira ngo, kandi guha n'ubuzima kugira ngo ukore, kugira ngo ubone ya mafaranga. Ariko abiyi minsi arahanura, yarangiza akakubwira ati ariko se ubundi weho urabona bimeze gute? Iyo utamuhaye ituro nta kintu muvugana, utamuhaye ituro nta kintu muvugana, kubera yuko gutura n'imbere abundi ukazasubizwa nyuma yaho. Niyo gahunda. Ubwo se yasenze hanyuma wasubizwa ukamushimira, ubundi ituro ntacyo ritwaye, n'ukuri pe nta n'ikibazo rya turo ryari riteje, ahubwo ikibazo nuko ituro ryabaye nk'ibiguzi by'iby'ubwiye umuntu. Ahubwo ikibazo ico kitwa ituro cyashizwe imbere ya service ugomba gutanga mbere y'ibindi. Yego. Reba icyambere, reba ubundi watumwe nande? Ni Imana yagutumye kuri indi, ni ku bantu. Niba yaragutumye ku bantu wishaka kubakuramo ibiguzi, kora icyo yagutumye. Niguha umugisha w'ubutunzi ibuguhe, ninaguhereza iryo turo iriguhe, ariko si wo mutima wa mbere ushyize imbere. Nuwushyira imbere ubutunzi cyangwa ituro, uzakora amahano, uzakora amakosa, uzanabiryo iteka uzaba ikibazo muri sosiyete. Njye hari ikintu kimwe ndimo ndabona, abantu baka amaturo muri iyi minsi n'abaka amafaranga mbere yuko bakorera Imana. Imana ishobora kuba yaranaguhaye n'impano pe ndabyumva,
sibyo ariko nge hari ikintu ndimo ndabona kandi ndimo ndakibona pe nuko batakizera Imana yabatumye mu murimo. Ahubwo nge nkibaza niba wenda tuvuge ukorera ministeri guverinoma ikaguhemba, ukaba ministeri guverinoma ikaguhemba, ukaba gitifu guverinoma ikaguhemba, ese Imana niyo nkene ku buryo yabura ikihemba abantu yatumye? Iki kintu abantu nibacyumve neza. Ntabwo abantu bakizera Imana nk'Imana ifite ubushobozi ndetse n'imirimo, mbese Imana isumba byose, ishoboye byose. Abantu ikizere bagikuye kuwiteka, kandi koko tubanza turi mu minsi ya nyuma koko pe, kubera yuko nta kuntu wambwira. Ubundi Yesu yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu azagaruka mu isi asange kwizera kukirimo. Ahubwo abantu nibabe maso kuko turi hafi gutaha kabisa, kuko ibintu biragaragaza neza yuko turi mu mpera z'ibihe. Kwizera dushingiye no ku bakozi b'Imana b'iyi minsi kwabakamutsemo, basigaye ibyiringiro babiha abantu, none basigaye bakorera umurimo. None kuvuga ngo nyine niyo mpamvu gusengera akakubwira ati banza utange ituro mbere yuko nsenga, sibyo? Kuko azi neza yuko ya Mana yamutumye kugenda usengera umuntu itete umuhembo uwo munsi, kandi akeneye ibyo kurya. Aba bantu ariko nsigaye mbona bameze nka Esawu wabo. Basigaye bameze nka Esawu. Nuko ubutwara Imana yahaye abantu yahamagaye burakomeye cyane kuruta uko wakwifuza ifunguro ry'umunsi umwe. Ubundi ntaho batandukanye na Esawu, kuko Esawu yari afite umugisha w'umwana w'imfura mu rugo kwa Yakobo, ariko inzara imukubise asanga Yakobo yitekeye udushyimbo. Yakobo aramubwira ati njye nta dushyimbo twanjye naguha. Esawu aramubwira ati se kugira ngo utume birasaba iki? Ati kereka numpa uwo mugisha wo kuba umwana w'imfura. Esawu arareba atari ko shati warasaza, inzara igiye kumponora, urumva? Ubundi se uwo mugisha w'umwana w'imfura umariye iki? Mpereza utwo dushyimbo nushaka uwujyane. Muri make abantu b'iyi minsi basigaye bameze nka Esawu, kuko umuntu abaye azi Imana akorera yakagombye gutegereza ya Mana yamuhaye umurimo. Nkuko nari maze kuvuga ngo niba guverinoma iguha akazi ikaguhemba, ndahamya ntashidikanya ko Imana yaguhamagaye yaguhaye uwo murimo, kuko niba ariyo yawuguhaye itazabura kuguhembera bya bikorwa wagize gute wakoze. Kandi Imana nyine ifite ubutunzi, sibyo? Imana bwo kuba yabikoramo ikabiguha, kuko ijambo ryayo abantu benshi cyane yagiye ibi bintu, sibyo? Abantu ibyo bakora byose, amabi yose bajyamo, amahano n'amakosa yose bakora, bajye bibuka ijambo ryanditse mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12. Ndaza vuba nzanye ingororano, ngororera umuntu wese wikwiriye ibyo yakoze. Kandi hari ahandi rivuga ngo imirimo yawe imyiza cyangwa imibi izashyirwa ahagaragara. Hari ubundi buhanuzi, niba ari ubuhanuzi, niba ari ubuhamya, ubuhanuzi, ubuhamya mwaho hagati bw'umuntu rwose watanze ubuhamya bwe ko ashobora kuba yarariye umuntu cyangwa yaranyweye Dani, ntago umuntu nshaka kwirwa muvugaho uyu munsi, nzamuvuga mu minsi iri imbere, nyihanganira, kuko ntabwo ari ukumuvugaho, ntabwo ahubwo ni ukumenya ese kuko ubundi ibintu byose ni ngombwa ngo bivugwe. Ibintu ubuhanuzi bwose niko buvugirwa kuri mikro. Hari igihe biba ngombwa Imana ibifitemo inyungu. Bishyizeho ikibazo gikomeye, reka dusoze nyine. Reka nkubwire impamvu. Hari igihe biba ngombwa Imana ibifitemo impamvu ifatika, urumva ukuntu bimeze. Kandi nanone hari n'igihe biba ngombwa kugira ngo Satana mwaze abamukoreye, kuko n'ubundi tuzi ko nta bihembo byiza agira. Impama ya Mungu rwose arabiguha ibyo mwamwumvikanye, ariko nyuma yaho haba harimo ikindi kintu gikomeye kizajya gihora kiguteza intimba. Yego. Ariko sibye ko n'Imana irimo iragenda ivuga cyane, ivuga yuko abantu nyine bamwe barimo baratukisha izina ryayo, igiye kubashyira ku karubanda. Nimureke ibintu byose bize, hari impamvu kandi bizagaragara. Ikindi nanone mvuga nuko Imana izagorora buri muntu wese bitewe n'ibyo yakoze, sibyo? Kandi rwose kabisa, niba uri umuprofete warangiza ukatukisha ijambo ry'Imana mu banyamahanga nk'uko nguko,
mu rusengero akaba nta n'umuntu n'umwe wakwizera, ukatuma Imana itukwa kubera yuko Imana ntibumve yuko ikivugana n'abantu bayo. Komera ushikame ubikorane umwete, kuko uzi neza yuko umunsi umwe uzabona ingaruka z'ibyo wakoze, uzabona ibihembo Imana izaguhembera bifite ibyo bihembo. Ariko ndetse n'abantu bakorera Imana by'ukuri nibihangane bagume mu murongo. Icyo nzi neza ni kimwe, nuko Imana izahemba abantu yahaye akazi kandi izahemba abakozi bayo. Reka tugushimire, wakoze kuganira natwe no kwitabira ubutumire bwacu. By'umwihariko twasaga nk'abakebura abantu ngo tubabwire ngo mwikwizera ibihanurwa byose kandi mwikwizera abahanuzi bose, ahubwo Bibiliya iratubwira ngo ni mugenzuzi ibyanditswe byera ko ibihanurwa byose byavuye ku Mana. Mwikwizera imyuka yose, ni muyigenzuzi ibyanditswe byera. Abantu rero turagushimiye wabanye natwe, kandi nawe turagushimiye umukozi w'Imana kuganira natwe, kudufasha gutambutsa iyi nyigisho ndetse n'inkangurambaga, reka bari ko mbyita. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge ubundi dusoze. Imana twese ikomeze kutugirira neza muri byose. Imana urakoze kubw'urukundo rwawe, ijambo ryawe ritsinze imitima yacu, tumenyesha ubushake bwawe tubashe kubugeneramo, kandi umucyo wawe urasire isi yose, urasire Afrika, urasire Aziya, urasire Europe, urasire Amerika, urasire isi yose muri rusange, kandi ijambo ryawe rikomeze Kristo Yesu kudutunganyiriza ubuzima n'imitima ngo bizabe mu bwami bwawe, uhere none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.